rushya rw'abakobwa beza kurusha abandi mu bakina filime nyarwanda. Nk'uko bisanzwe turahera ku mwanya wa 10 tumanuka. Icyo usabwa gusa ni ukureba video yose maze nawe ukatubwira uko ubyumva muri comment. Murakaza neza kuri Inzozi n'Ukuri TV, tugiye inyuma y'ukuri turangize inzozi zacu. Subscribe noneho utangire urugendo rwiza. Uru rutonde twarukoze tugendeye ku bwiza ndetse n'impano zo gukina filime aba bakobwa bibitseho, igikundiro bafite ndetse n'ibitekerezo byanyu mwaduhaye ku kiganiro duherutse kubagezaho. Ku mwanya wa 10 hari umukobwa wikwije igikundiro cy'abanyarwanda kubera ubwiza n'impano idasanzwe mu gukina filime. Uyu nta wundi rero ni Dusenge Crenia, wamenyekanye cyane nka Madederi muri Papa Sava. Uyu mukobwa mwiza rero afite inkuru nyinshi zagiye zimuvugwaho, zimwe tugasanga ari ubu byari bigamije kumusebya, harimo nko gutandukana n'umukunzi we cyangwa twakwita umugabo we mu buryo budasobanutse. Ariko ibi ntibyamuhungabanyije cyangwa ngo bihungabanye igikundiro afite mu banyarwanda. Uretse muri Papa Sava, uyu mukobwa yagaragaye no mu Ndoto, Kariza wa Kalisa n'izindi filime zica kuri Zacu TV no ku masheni atandukanye ya YouTube. Ku mwanya wa 9 turahasanga uyu mwari w'uburanga n'ikimero ukomeje kwigwiza igikundiro cy'abakunzi ba filime nyarwanda kubera ubwiza n'impano yo gukina filime yagiye agaragariza muri filime zitandukanye. Uyu yitwa Gatesi Kayonga Divine. Niyo waba udakunda filime nyarwanda byakugora kwanga filime uyu mukobwa yakinnyemo. Niba ujya ureba cyangwa byibuze warebye agace gatoya kuri filime ya Kariza wa Kalisa ya Zacu TV, ibi mvuga wahise ubyumva cyane. Uyu mukobwa rero yakinnye no mu zindi filime nazo zakunzwe cyane, harimo nka The Secret aho yakinnye yitwa Tesi ndetse n'izindi. Tugeze ku mwanya wa 8, aha turahasanga umukobwa mwiza w'ikimero ndetse n'impano zitandukanye. Uyu rero yitwa Salanda Olive. Niba wararebye The Secret nta gushidikanya umukobwa uramuzi cyane, ndetse impano yo gukina filime twavuga ko iyi filime ariyo yayigaragarijemo bwa mbere kuko nyine ariyo yatumye amenyekana cyane ndetse anakundwa cyane. Uyu kandi yagiye agaragaza n'izindi mpano yibitseho zitandukanye no gukina filime. Aha twavuga nk'igisigo yakoranye na Rumaga bise Igisabisho, nacyo cyazamuye amarangamutima ya benshi kuri uyu mukobwa, ndetse bikaba biri mu byatumye izina rye ritazapfa gusibangana ku mitima y'abanyarwanda bamukunda byahebuje. Uyu kandi uzamusanga muri filime zitandukanye harimo nka Behind the Series, Indoto ndetse n'izindi. Tudatinze rero ku mwanya wa 7 turahasanga Cyuzuzo Ange Muvunyi. Uyu rero ntabwo ari byinshi tumuvugaho kuko ubwiza bwe bugaragarira buri wese umubonye. Yakinnye muri filime zitandukanye harimo nko mu Ndoto, Irya Mukuru n'izindi nyinshi. Uyu rero ni umwe mu bakobwa beza dusanga mu ruganda rwa filime nyarwanda, ndetse rwose impano yo gukina filime nayo ntitwayishidikanyaho. Ku mwanya wa 6 hari Igihozo Nshuti Mireille. Uyu we rwose ukibona amafoto ye uhita ubona ubwiza bwe rwose niyo yaba abyutse, kuko niyo atisize ibirungo ubwiza bwe ndetse n'imiterere ye karemano byakugora kwijijisha ngo wigire nkaho utabibonye. Uyu mukobwa yamenyekanye cyane mu Ndoto, ariko aza no gukina mu zindi filime harimo nk'Ishusho ya Papa. Ubwiza bw'uyu mukobwa ndetse n'impano idasanzwe mu gukina filime nibyo byatumye tumushyira ku mwanya wa 6 kuri uru rutonde. Mbere yuko twinjira muri top 5 ndagusaba amasegonda make cyane yo gutera inkunga iyi channel ndetse n'ibyegeranyo byiza tubagezaho. Icyo musaba gusa ni ugukanda like kuri iyi video ndetse no gukanda handitse subscribe niba utarabikora. Twakomeje no ku mwanya wa 5, aha turahasanga uyu mwari w'ikimero yamenyekanye cyane muri filime yitwa Indoto Series aho yakinnye yitwa Betty. Uyu rero amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa Mutako Sonia. Izindi filime yakinnyemo twavuga nka Papa Sava, Kariza wa Kalisa ndetse n'izindi. Izi filime rero nizo yagaragarijemo impano yo gukina filime ndetse bimuzamurira igikundiro mu bakunzi ba filime nyarwanda, nubwo rwose ngo we yakuze yifuza gukora mu ndege. Uyu mwari w'inseko idasanzwe yasajije benshi mu bamureba, byari kuba ari ikosa iyo tutamushyira kuri uru rutonde. Twihuse cyane rero ku mwanya wa 4 turahasangira Dukunda Nadine Nana. Uyu mukobwa mwiza ufite impano idasanzwe benshi bahuza n'uburyo akanuramo ndetse n'imiterere ye, bakemeza ko rwose ubwiza bwe ari karemano ndetse ko ashobora kuba ari mu bakobwa b'abanyabwenge bari mu bakina filime nyarwanda. Uyu mukobwa yatangiye kugaragara cyane ubwo yakinaga muri seri ikunzwe cyane, ariko akaba yarakinnye no mu zindi filime nyinshi harimo nka Maya, Behind, Stimedi n'izindi. Afite impano idasanzwe ndetse rwose igikundira abanyarwanda bamuhaye aragikwiye rwose. Uyu mukobwa rero akaba ari ku mwanya wa 4 mu bakobwa 10 beza ndetse bakunzwe kurusha abandi mu bakinnyi ba filime nyarwanda. Ku mwanya wa 3 hari Nyambo Jessica. Ubu bamwe bemeza ko ari we wa mbere mu bakobwa beza mu bakina filime nyarwanda, ariko nyine kuko twe duca imanza zitabera twahisemo kumushyira kuri uyu mwanya
kuko nyine abari imbere ye baramurenze rwose. Uyu Nyambo Jessica ni umunyarwandakazi uzwi cyane mu myidagaduro yo mu Rwanda. Yamenyekanye cyane muri filime za Claman, aha twavuga nka My Heart n'izindi zica ku miyoboro ya YouTube itandukanye. Ariko nanone tutibagiwe ko afite YouTube channel ye yise Miss Nyambo, ahanyuza filime ze harimo nka The Message n'iyitwa Ibanga iri mu bimwinjiriza agatubutse, ndetse akaba ari no bakobwa bahagaze neza ku ikofi. Tuvuze kuri Nyambo ntitwakwirengagiza iby'urukundo rwe na Titi Brown, aho rwose bamwe bemeza ko aba bashobora kuzabana nk'umugore n'umugabo nk'uko nabo ubwabo bajya babikomozaho. Nyambo Jessica afite ubwiza, impano ndetse n'igikundiro ku buryo kutamushyira kuri uru rutonde byaba bisa nko kwirengagiza ukuri. Ku mwanya wa kabiri hari Nkusi Linda, yamenyekanye cyane nka Linda Priya. Uyu niwe mukinnyi w'imena muri filime yitwa Mukadata series, ndetse yanagaragaye no mu zindi filime nyinshi zitandukanye. Linda kandi ni umwe mu bakobwa bigeze kwitabira irushanwa rya Miss Rwanda, ariko nyuma aza kwikuramo ubwo yarageze muri bootcamp. Uyu rero yagiye amenyekana cyane muri video zacaga kuri Afrimax TV, ndetse aza no kugaragara muri Depression series, twavuga ko iri mu zamugize umusitari. Ndabizi ufite amatsiko y'umukobwa uri ku mwanya wa mbere kuri uru rutonde, kuko benshi mu bo bakashyize wababonye ku myanya twavuze haruguru. Uyu mukobwa uri ku mwanya wa mbere rero ni icyamamare, yasajije abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga, ndetse rwose byakugora kwanga filime yagaragayemo kuko nta kabuza iba ari nziza rwose. Ku mwanya wa mbere rero nta wundi tuhasanga ni Irakoze Ariane Vanessa. Uyu yamenyekanye cyane ubwo yakinaga muri seri yitwa Maya, akaba ari nawe wakinnye yitwa Maya muri iyi filime. Usibye iyi filime kandi uyu mukobwa yakinnye no mu zindi filime zitandukanye nazo zakunzwe cyane, harimo nka The Secret aho yakinnye yitwa Albin, ndetse no muri Stimade aho yakinnye yitwa Sheila. Niba hari umukobwa twashyize kuri uru rutonde atarukwiye, cyangwa hakaba ari uwo twashyize ku mwanya adakwiye, tubwire muri comment uko byumva. None se haba hari uwo twibagiwe? Reka tuganire. Wibuke kureba n'izindi video nziza. Njye nari Aniki, Imana ibarinde.